Niba ushaka kuzikoraho
va mu byaha uzikoreho, va mu byaha nawe uzazikoreho, va mu byaha nawe uzazikoreho, reka gusambana uzazikoreho, reka kwiba uzazikoreho, reka gusambana uzazikoraho, reka kwica uzazikoraho, reka kuroga nawe uzazikoreho, reka kubeshya uzazikoreho. Izo nkovu ni nkovu iza mbere zose azikoraho, azikoraho, azikoraho. Nzareba inkovu, nzareba inkovu, nzazikoraho, izo nkovu nzazikoraho, nzazikoraho, nzazikoraho. Ngwino nawe uzazikoreho, uzazikoreho, mva muri ibyo byose uzazikoreho, mu gitaramo cy'imihigo, muri cya gitaramo cy'amateka, amateka y'urugendo rwo gucungurwa, muri icyo gitaramo kidasanzwe, jyewe nzaba mpari kugira ngo nyitaramemo, nzaba mpari muri iyo mihigo idasanzwe. Ubwo nibwo Yesu azivuga yivuge, icyo gihe Yesu azafata ijambo avuge uko yabigenje ku musaraba, avuga uko yatewe ya misumari, avuga uko yatewe rya kamba mu mutwe, avuga ukuntu yatewe icumu ryo mu rubavu. Kandi icyo gihe tuzaba tubireba neza, ntibizaba ari inzozi cyangwa ubuhanuzi, bizaba bibaho tubireba, bizaba ari filime mbebaroga, bizaba ari live yabaye, bizaba ari live ku isi yose. Iyo live nanjye nzaba nyirimo, icyo gihe nzamwegera maze nkore muri abiganza, hamwe bateye imisumari mu biganza mpakore, hamwe bateye imisumari mu birenge nzayikorera, namwe bateye icumu mu rubavu nzakora, muri rya kamba ry'amaboko mutwe naho nzakora. Mwifurije kuba mu gitaramo, muri icyo gitaramo cyiza cy'imihigo, nzaba mibereye intwari, izaba ari live mbebaroga, izaba ari live ndabibatuye, izaba ari live ya Emmanuel, isi yose izabyitegereza, isi yose izabimenya, izamenya ko Emmanuel yakoze igitangaza, izamenya ko Yesu yaje mu isi, abantu bose bazabimenya. Mwifurije kuzaba ubari muri icyo gitaramo cya Emmanuel.